isi dutuye n'ubuzima tubamo n'urugendo rurerure, ruba rurerure kuko uyirambyeho cyangwa rukaba ruto kuko uyivuyeho vuba. Njye ndi Furaisha, nakoze indi imfubyi, none urugo mfite ndurimo ntarurimo. Mwana wanjye ntuzigera uba imfubyi, uko byagenda kose ufite mama ugukunda. Nubwo mbabyara nkabamburwa, ariko wowe ntuzigera uva mu biganza byanjye. Furaisha, Furaisha, Karame, none ugeze aho uravuga. Igihe nahereye mpamagara bivuze kutumvaga se? ko ntakumenya urimo. Ntabwo wamenye. Ko ntabamenye. Igihe kizagera umenye. Reka nkubwire rero madam. Uyu munsi njenje. Ko ntakumenya urinde, ko ndi kubona uri umukobwa mwiza. Kwitwara uko utagakwiriye kwitwara. Ni byiza ubwo ubimenye nyine ko ndi umukobwa mwiza. None se urandeba ukabona yuko umugabo wanjye yamvaho akaza kuri wowe. Baby. Hagati wanjye kukumbuye cyane. Ntabwo ndushabiye nanjye nako. Si ukumbuye umuntu ukora iki ngiye nagusabye ko duhura dusangire. Okay. Utateye iyo ntambwe basi umunsi. Ariko nawe mba nkeneye ko yamumuntu. Sibyo. Ako se weho nuguhoraho ukundwa utetera. Nta nubwo umunsi wantumbura uvuge ngo babe ndagushaka aha. Okay. Ngiye kwisubira ariko nawe bituma igihe nkeneye wakira wambwira sibyo. Ariko anyway turabona view iri hano. Reka ngenda renze. Urategura. Gusa nashakaga yuko tutavana tujya mu rugo direct. Uri kwiyumva ukora? Rero kuba ntabwira yuko ngukumbuye soko mba ntagukumbuye, ahubwo nyine ni kwa kwihagarara kwa kigabo, ariko n'ubundi bikarangira the band apfuye. Gusa hari nk'ibintu mu mazi iminsi ntekereza, nkabona ari byo bigutera kutampamagara kenshi, kutaba wansaba ngo duhure, ukumva ko buri munsi ari njye uzajya gusohoka. Babe, ufite kurekana na bari abakobwa, nzi neza ko weho utabura gusohokana nabo. Nawe rero aho ngaho utangiye kwikunda. Gute? Nizo ureka nkubwire. First of all ndacyari umusore ukiyubaka. Ikindi kandi nanone nta mugore ndashaka. Wowe ubana n'umugabo. None ibazo wowe noneho uri kurya ifi n'inkoko icyarimwe. Sinzi muri kumva icyo kintu. Niko madam, ni wowe ndi kuvugana nawe. Ese urampora iki? Ndaguhora umugabo wanjye. Ko ntakuzi urampora iki? Ubwiye ko nkuhora umugabo wanjye. Ubuhe mugabo se? Harya nta mugabo ugira. Nako nibutse ko mu makuru yose nafashe nta n'umugira koko azaje gutera inda. Umva rero nkubwiye madam. Ugira umwana? Ubusa urabona ndi igicucu cyo kujya kubyarana n'umugabo. Ugira umwana? Urabona ndi igicucu cyo kujya kubyarana n'umugabo. Yaba waruza agaciro k'umwana. Komeza nyine ugarame bazitere harya abo wabyaye bo barihera. Ariko barahari. Umva nkubwire madam. Mutangiye kunjomba umuntu? Ndumva ufite akarimi katoroshye. Ariko si ubwo bundi ibyo nkubwira ntabwo byumva. Haguruka. Uvuga ko ntamuzi uruwa hehe? Uteye uturuka hehe? Umva nkubwire. Kwiyame ku mugabo wanjye.
ntago njya nsangira. Usuricara ukicara muri aka karuri ugatekereza ko ufite umugabura, ariko nkayoberwa n'impamvu agutakaza kunsanga. Reba ahantu wicaye. nyine genda mugumane iyo ngiyo ngiye undeke wabwiye ngo sinimpuze unshaka wisiza kaverine wasize utunwambaye duherena akagira ngo ni umugore muzima. Reba aho wicaye uburyo hasi. Yabuzwa n'iki kugutasa akazi wanjye? Warangiza ngewe noneho ukaza nka rimwe mu byumweru bingahe ntikumbuye ubwo kumva utubazo nazabikemura gute tuvugishije ukuri. Ikirafi ninjye wayiteguriye, niyo mpamvu ngomba kwirya. Ntabwo nayiteguye ngo ijye kuribwa n'abandi. Nyine shu ndabizi. Cyangwa nayo ijye kurya turadufi turi hariya hirya dutoya. Wenda si ugutesha agaciro ariko njye ntabwo byakunda rwose. Nese ubwo nanjye bizamenya yuko ameze nk'uwanduye imico yo kugira sigaye ngira cyane ugira ubushake cyane. Wajya umpamagara? Ntabwo uriya mugabo wawe se yakurekuye ko nta n'ubwo ari n'umugabo ni n'ikigabo ko njye ntabwo mbyishimiye. Rero bitabaye ibyo ngibyo nimba ushaka ibyo uzaze tubane bigire inzira uve kuri uriya mugabo. Je ntasoni mve kuri uriya mugabo nze tubane. Uzi ko buri kimwe nguha njye cyesha uriya mugabo, cyangwa kugira ngo mvuyeyo wakongera kubuha? Ubwo gumayo nanjye nigume mu byondi. Ntago wemerewe kwirirwa mu tundi dukobwa. Ngiki naraguteguye ngo ubu wanjye, ngo habiriya byose kugira ubu wanjye. Nta rwose kumanipira n'izungu no kurya. Umaze kubyimba? Shaka no kurya ingimwe wese kucyurije batarya ingimwe umwagushije. Ariko wibuke ko twamenyanye uriya mugabo mufite. Umaze gusa neza, usigaye wambara neza, usigaye ubona nyine. Ni ngombwa kubinyurira pe. Ntabwo ngucyuriye. Ndakwibutsa uwo wari uriwe. Kandi utambutse muri kugira ngo ubu nyine urumva wambaye boga urasa neza, wambaye neza, wagera ku muhanda ukaboneka mu gatereta. Uzi ubundi twahuyense n'igitera sinari ndi umuntu muzima. Ariko ntacyo wari ufite ushyira muri abakobwa, ibyo uri kubashyira n'ibyo ubikesha. Ariko ntabwo bikunda rero nanjye njya ku ruhande njye icyo nikemurira. Umva rero nkubwire, nibagirwe umwibagiwe n'uwanjye njyenyine rutori ntawe dusangiye. Urahitamo mugumane cyangwa ubura ubuzima. Niba ushaka kubaho mwibagirwe, fata inzira ugenda usubira iwanyu, n'ubundi ntacyo umaze aha ngaha. Kabona wirirwa utwita ukagira ngo uzamugumana kubera ayo mata. Kwiyamye. Kandi nizere yuko ibyo nkubwiye ubyumvise. Uri kumva? Ariko ubundi uri igipfamatwi cyangwa mbega akagore kanasuzugura. Icyemezo urakizi? Kamfunge buri kimwe naguhagandiye. Ariko nawe ntabwo ari byo navugaga nyine. Okay. Siba gusanga muri ghetto nziza se. Ntibazi kuri umusore. Wanyemereye se hariya nahazana umukobwa. Ubu hasanze umukobwa ntiwadutwikira inzu. Umwe haza mugabo nahagira gatuye. Nguki? Ntabwo yataha mugabo ugaba afite umugore mwiza bitaraba kwisi. That's why ngo ufite baby. Baby va mu mikino. Kuko nateguye umunsi maze igihe mbitekerezaho cyane. Ndagushaka uri wanjye. Yes, baby.
twahuye ari icyo kintu uje kumbwira cyangwa bagiye twinjoye ndi ya ibyo birakomeza ariko babanje kumva icyo ngusaba ndagushaka uri wanjye nta wundi mukobwa ngushaka umunsi nagusanganye n'agakobwa ngambwira uruhare ugira mu kuba usa gutyo cyangwa uba muri ghetto nziza nk'iriya sha umva hari igihe ngera hano mu rugo rwanyu cyakora abandi intebe gurangahe umva kwidunda idonde rwose uhawe ikaze nkunda n'ukuntu wivugira neza rero umva nk'ukuntu ntumbwiye idonde rwose uhawe ikaze naho urukuru rwawe hey Nyirankotsa hey narenze ko ari amagambo gusa atangira amagambo arangira oya ntayo bivuze ngo ko higima oya twe tuyafata nk'amakuru ariko atari mabi oya ntabwo nakumva umuntu aguhemukira sinakumva umuntu akuvuga ibintu bitari byiza ngo nceceke ariko nanone ça dépend we wananyakiriye kiriya kinyakira ariko igisabye kiyazi ko gashyushyu kawe shane wakabonye uba muri uru rugo wenyine wekanywe ushira inyota ubundi tuganire shawuse undi uru rugo ni gute utashobora kurufata ngo urugire urwaye wenyine mukobwa nkawe buriya se byashoboka urinjije oya si witangire kugira ngo umbwire undi mukobwa ufite ikibuno nk'icyawe ufite ubwisano bwawe wahiswemo n'umugabo ntabwo wahiswemo isi ikibuno ku bagabo umugabo yabuze ni icyungo warumbuwe rero none se mbigenze nese umugabo yakuruje watareba mukuru wawe ntimwabanaga ahangaha icyumvikana mukuru wawe uramuruta nari nabifashe nyine nk'aho ari ibyarari ry'abagabo nanjye ndavuga akamprofite nyine kinyereka nawe wari urifite akavura umuheto igiha kashari none ngo mukunda icya gisaza wagikunda hiki we kubera imyaka ngize uko nsigaye niyambika nk'abamama kugira ngo abantu batazaba bavuga ngo naragumiwe ubuse nanjye ntabona icyo njya kaje wakibura se ureka kwambara nk'abamama wambare nk'abakobwa usa nzahazirika ikiboga cwawe yenda yantanze imbere n'inkanyari hari ibibuno bambara n'inkanyari se nabona akamara ikibuno cy'ubundi ndagifite ibi ni ibibyimba usanga ari ibibyimba agiye ku buryo nakwambara ikibuno none se ko biriho urabura iki umva rero ngiye mureke mbone n'umwana mwiza ngiye nkunda ukuntu utuje ariko mukuru arashamaduka oya njye ntacyo ntwaye nyine ugomba gukora ibintu gahoro gahoro wagize warusigaye mu wenyine mu bwenge nyine injeje Imana irabasha ndabizi abantu nkamwe amakuru yose ubu yafite mukuru wawe uriye utitaye ko muva indimo ndeba cyane noneho shabe siko waretse kunderanje ahubwo ushobora ikintu nashakaga azaretse ntuzasubire kwa cya kigo nguke ntuzasubire kwa cya kigo kandi ndabivuze ko ugiye kunkura muri mutu nari nibereye ntabwo ndi wigukuramo pe ariko nyine ubona nanjye arega ni nkaho nubatse rero ibyo byishimo urimo uramenyereza ndizera nzabibona sibyo ashiri reba ibihe byiza twari twibereyemo uzanye muri mugabo wanjye reka nawe ni ikibazo ibi ngibi nta garanti bifite ni igisa ahubwo wumva wagiye ubona tubana turi kubona ubu nyine kuguhora uri iruhande rwanjye ngo mfite ariko ubuzi kurara nk'abandi bapapa bose bya bintu baba barabikoreye cyane bavuze ngo njye nta mvune ngira zabiri ushaka kandi ndabyibagira
baby please ngabo birakara sibyo Okay. nyine umva nkubwira uzi impamvu siba wumva biryoshye tumeranye neza nuko ubutameruka noneho ubikora nkano uragenda ukikwamira gumiyo ngiyo ukazana tunaye n'abasheze ngukumbuye niyo mpamvu uhora wumva utabimenye ese reka nkoze be buriya iyo uvuye hano urabona ntako tuba tutagize wahabana umunaniro buriya ugeze mu rugo iwawe ntago gukoraho ujya uhindukira hakora bashije umuntu siporo utabaga abagabo babiri dana kwanza maze oya akisoro ntago ndi bwongeye kumuvuga sibyo yego baby byo n'ibyanjye ninjye ufite uko mbikontorora okay shasho basi zambabarira nozana sibyo umucishaho isheni usigara uyoboye cyura kuntu kururwe rwaba mu rusazi rwiza akabona umusazi ntabwo mvuze kumwica ariko warusaza rugata ubwenge ntirwibuka umugabo ukamukukana hanyuma se ubwo sinjye uzajya uvuna n'ubundi mwirukanka inyuma ra umushaka w'icyo umugabo yamwirukanse inyuma cyangwa amushakira abakozi ubundi umusazi umwirukanka umunsi ngaho akiri mushyashya mukimwitayeho iyo maze amezi nk'atatu mubona ari ibyo mukarekanya na yimbwa igatembera agasara akaguma hano ariko aho ngaho kikajya kinagukoropera ntabe wa musazi muri make ni kumugira nk'akadepiri ahubwo se ubwanjye wakinuwe mbwira ndabizi nta makuru utangira ubuntu ese urabizi ko ari ubuntu se ahubwo reka mbwira sinuzana kandi ndakazana pe nushaka umbwira inzane n'icupa ryose singwirinda nkunda nkanigurira ariko nawe byose ikindi hariya hari urudodo rutwite uruki urudodo uravuga kagashyano kakandi kiyonyo gakiba kikanyo gakuru karanogo ni umugore n'ubundi se uriya ni umugore ntabwo ashaka ariko nako ntabwo ari keza oya wirakara ntabwo ari keza iyo utangiye kuvuga ubwiza bw'undi muntu imbere yanjye nta nukuruta gute se bakuruta kandi ari we mugore mutoya kariyo tubikemure kagitwite cyangwa tugahereza impuhwe kabyari ese ubwo nzagasanga ariko nyagasani ugatuma umuntu nukugahamagara wiyicariye aha ngaha kwereza ibintu bikagenda bikagakemura ikiza rero bagakemura kagitwite kuko kamubyaye agahinja se yagufata mu ijoro agahinja se ariko se nakubajije ngo ni iki ntagukorera ntabyo ariko nanone bafite impungenge yuko n'ibingibi nkorera ushobora guhura n'undi muntu sinjye njyenyine ku isi ese nakuhisemo abo bandi badahari okay ariko nyine nagusaba ariko urabashije cyane merci beaucoup ariko ahubwo mu kanya okay no wirwe bigora point nayumvishije ariko shabe nyine ndagukunda cyane none urukundo rumagenda rukura umunsi rero ushaka kuzisanga ntanashatse pe ndetse uzabashaka ubiki akora rya rubanda bazanyote be no ushaka none ni ngombwa ndahari ibyishimo urabibona kubyara se kubyara twanamubyarana tukagira uko tubyara nese ukavuga wagira ngo noneho tubizanze no ibyo byihorere bakareka mve muri that mind dance uyu munsi ni uwo kwishimana nawe anyway kora ndumva mfite akantu k'akananiro aka kanya I need some massage mureka mbanze feeling igituza cyawe ndagikunda ubwo baby ese urabizi kuri mwiza
nta mugabo uba mwiza nawe no kazakora uri mwiza. Okay, merci. Ubwiza bwawe nta n'ubwiza. Eka nta muhungu uriya wamenye ubwiza bwose bw'uko nta kiba kirimo aba ari igwejo. Uzi mbikubwiye twahera ku murongo. Wowe zo bwawe simba nanakwibashirije ngo ngire none aya. So thank you for everything. And thank you for loving me. Okay. Nshaka ko ibi byishimo tuzabihorana. Nanjye nuko mbyifuza ntazabamo gutandukana cyangwa gushyamirana hagati yanjye nawe. Yego. Nta kibazo kari mu ndashaka yamara kubyara ari kwa muganga Agahinda kakajya mu kigo cy'imfubyi we byo. Amukobwa ko ryacanye ureba None uzi ko nta mikino ufite ntayo si wese ubizanye nujya kuzana nyine ubwo twajya kuzana ngo wimuwe naho ikigabo cyawe cyo wagikorera iki si kugifata bugwate si ubwo nibyo birangiye ntabwo ujyaho nakungukira urahumba angahe cyangwa uciye amafaranga ko nabuca ahwanye n'ubukene mfite wowe ahubwo urumva wampangaye Sundi hari ibirenze sa akantu ugenda ugakura hari akantu se wanjye agira akazi akantu wajya kukezana cyangwa waragahenze ugakutwa n'inkuba we ntutse mabusha wa munwa we rata mabusha kandi oya ntago ngututse pe nitutse angahe uburozi bubiri miliyoni 6 amafaranga barayacukura. Wanjye kiwe ntabwo ushaka kubona umugabo ari wawe wenyine. Kuba nshaka kumubona ntibivuze ko amafaranga bayacukura. Bayacukura se umugabo ntayafite ukahambirwa we. Urampangaye ngenda aciriye. Urampangaye. Nakubwiye 100 ariko. Ubwo niba ari bubiri uvuga uzazana uburozi bw'ijana bubaho. Ego. Reka nkubwire. Yagiye makotsa. Amakiyoga gikomeye cyasaze hano. Ntago gikomeye. Reka nkubwire uzanshaka. Oya. Wabaye uti. Sohoze ko nagiye. None se ako nyiramo. Wanutse. Uhoshye basi mbabarira. 100 ndagaswe. Oya. Reka. Icara none utuvugane neza. 100. Angahe se? Ni kiro kibirahise. Muri miliyoni 6. 100. Hey. Hey nadi. Nyirankotsa kurira semana byagenze bite none? Nta kintu cyo kuvuga mfite. Byakugendekeye bite? Shinye ndakureba nkumvura mbabaje. Ngeze ko ndi nyiramiruho nemeye. Reka kurira. Inama urabyanga. Reka kurira rwose nge naremeye. Ano umuziranenge agiye kubigendera. Nta ntazajya. Nta kintu azaba nta nahantu azajya rwose. Nese ubundi inshuti yawe maze igihugu. Genda sengeye. Ayo masengesho yawe. Urakane kicikira. Nyirankotsa nta kintu nzaba.